Muraho neza bene data, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuhuje aho muherereye mwese, inshuti n'abavandimwe mumaze iminsi turi kumwe muri kudutegera, aba followers bacu. Imana ibahumugisha, ndabakunda kandi ndabubaha. Ndabasabira umugisha uva ku Mana kugira ngo Imana ihaze kwifuza kwanyu. Ndabashimiye aho muherereye mwese, muri mu kudukurikirana muri henshi hatandukanye, abari Amerika, abari Afrika, abari Australia, abari hirya no hino munsi kuri Canada n'ahandi hose mudukurikirana umunsi ku wundi. Ndabiyegereje kandi muri uyu mwanya kugira ngo tuze kubana muri uyu mwanya. Imana ibahumugisha kandi ndanabashimiye ko mukomeje kubana natwe. Imana ibagirire neza. Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana igira neza, Mana ya Isiraheli, imbere yawe muri uyu mugoroba ndagushimiye, ndaguhimbaje. Uri Imana ikiranuka muri byose, wowe Imana igena ibihe umunsi ku wundi, urakomeye nyir'icyubahiro. Nje imbere yawe kandi mwami nyir'ibihe kugira ngo mbashe kugira icyo mbwira ubwoko bwawe. Ndakwinginze kandi ndakwiyegereje kugira ngo uzubane nanje, presence yawe ibe hano hantu. Unganirize ibyo ubwoko bwawe bukeneye, jendi igikoresho ariko nyir'ibihe unshoboze kugira ngo mbashe kuvuga ibyo ukeneye ku bwoko bwawe. Urakoze Mana nyir'ibihe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye i Golgotha, yahakoreye imirimo myiza, none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data. Twavuye mu bise by'amaraso yiwe, none ubu turabana bo mu bwami bw'Imana Data. Ntibyamutwaye umwanya muremure ngo abashe kurekura ubwiza yarafite. Yatewe n'urukundo yakunze abari mw'isi, nibyo byamuteye kutugirira imbabazi. Yatewe n'urukundo yadukunze twabari mw'isi, nibyo byamuteye kutugirira imbabazi. Tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali, tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali, tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali, tuzahora turirimba indirimbo z'Ikaruvali. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana tugiye kuvuga kugira ngo tuze kubana namwe. Imana ibasange kandi iribasuriremo. Iyi ndirimbo ndayikunda, ivuga ku buryo urukundo
Yesu yadukunze n'ukuri, nta kindi cyabimuteye usibye urukundo rwonyine nibwo rwatumye Yesu aza mu isi kugira ngo ancungure ndetse nawe agucungure. Turasoma hano muri Yohana ibice ni 3, umurongo ni wa 16, turamanuka tugere kuri 20. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19. Ubwo gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. 20. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ijambo ry'Imana dusanze hano muri Yohana ibice 3, umurongo wa 16 kugera kuri 20, riratubwira Yesu waje mu isi abitewe n'urukundo, ari Imana, akemera akambara ubumuntu nta cyaha. Muribuka ko yari Imana, aremera aravuka, aba mu nda amezi 9 nkayo nawe uriho, aravuka abaho nk'uko umwana w'uruhinja abaho, ariko afite intego yo kuducungura, afite igikorwa cy'urukundo aricyo cyamuzanye mu isi kugira ngo aducungure. Abaho kugeza iriya myaka yagize, kugeza aho igihe cye cyageze cyo kuducungura. Muzi ukuntu yababajwe, aratotezwa ku bwacu, yapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Mu by'ukuri bamuteye imisumari, yavuye amaraso menshi, yagize ububabare burenze ubundi bubabare bwose tuzi. Yanditse ikamba ry'amahwa, ibaze nawe amahwa kuyakwambika akinjira kabisa. Kandi mwibuke ko Yesu nta cyaha, mwibuke ko Yesu yari ameze neza, n'umwana umwe n'ikinege mu ijuru, nta kibazo na kimwe yari afite, ariko aremera aza mu isi kubw'urukundo. Muribuka n'ubundi mu ijuru bakora inama bashaka kuza kuducungura, baramubura, ariko Yesu ahitamo we kuvuga ngo jewe ndaza mu isi kubwo kuducungura. Nta kindi cyabimuteye n'urukundo. Uru rukundo rero rwa Yesu rurakomeye, rutandukanye n'izindi nkundo zindi, kubera ko iwe nta kindi gusa kiri inyuma yabyo, kwari ukuducungura, kwari ukugira ngo tumenye Yesu, tumenye umucyo, tuve mu byaha, tuve mu mwijima, tuve mu bibi, ntituzarimbuke. Tubiye inyuma ho kuri iyi ndirimbo ukuntu ivuga, nanone ivuga ukuntu twavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Ntanze nk'urugero nk'ababyeyi mu buzima busanzwe, ibise biraryana, ibise mu buzima busanzwe biraryana, hanyuma ukabyara umwana. Muzi urukundo ruba hagati y'umwana n'umubyeyi. Umwana aza gukorera ikosa, ukamubwira umujinya, ukavuga ati noneho ndakwereka ukuntu umugirira, ariko ntibiza binasaba ngo aseke cyangwa gusaba imbabazi, uzamumubabarira kubera isano ufitanye nawe, kubera aho yavuye muri wowe, yavuye mu bise byawe, yavuye ni wowe. Ntawe ushobora kuvuga ngo uyu mwana ngo niyo hari nk'igihe nk'urugero nkanje, wenda nongere ntangeho urugero kuri icyo kintu cy'umwana n'umubyeyi. Hari nk'igihe nk'umwana aza akora nk'ikosa hano mu rugo nk'abandi umubyeyi, hanyuma nkavuga ati noneho nkaba nanamurega wenda kuri papa we, nkamuga ati runaka yagize gutya, none
munkubitire yigize nabi, azaje kubangura ukuboko nkamubwira ati ntunkubitire umwana, kubera ko za mbabazi z'umwana zikamaziza. Cyangwa umwana yarira gusa nkama mvuga ati mbabarira, mubabarire, kubera ko hari aho mzumva, kandi nawe hari aho mzumva n'umubyeyi, twese turi kimwe. Umwana nyine urabyumva nawe isano ufitanye n'umwana, nibyo rigutera urwo rukundo, nibyo rigutera kumuhozaho, nubwo aba yakoze ikosa, nubwo aba yagize gute, ntumuhana nyine n'umujinya, ahubwo uramubabarira kuko ni umwana wawe. Niko rero natwe Yesu, noneho Yesu we yavuye amaraso ku bwacu, twavuye mu bise by'amaraso. Mwumva icyo kintu, twavuye mu bise by'amaraso. Niba twebwe tugirira impuhwe abana bacu kuko babaye muri twe, tuja ku bise byabo, turababara, turahuje, turumwe, turamaraso amwe. Noneho Yesu twavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Nukuri birakomeye cyane. Yesu aradukunda kuruta uko tubyumva. Twavuye ahantu hakomeye, kuko hari n'irindi jambo rivuga ngo iyo ducumuye ibyaha mu buzima busanzwe, Imana iyo turebeye muri Kristo Yesu izi tubaraho ko turabakiranutse. Ni nk'ubwo rugero nari ntanze rw'umwana n'umubyeyi. Iyo umwana akoze ikosa uzuja no kumukubita, wakibuka ko ari uwawe, za mbabazi zikama, ukamumuha imbabazi atanazisabye. Niko rero natwe iyo ducumuye rimwe na rimwe, kenshi Imana kubera isano duhuriyeho nawe iratubabarira kubera urukundo. Twavuye mu bise by'amaraso ye, yatewe umusumari ku bwacu, yaje kuducungura ku bwacu kubw'urukundo adukunda. Hano hepfo kuri 20 ndetse ku 19 kumanuka havuze ukuntu Yesu ari umuco. Yesu ni urukundo, nibyo byamuteye kuza kugira ngo ducungure. Kandi Yesu ni umuco. Yesu yaje mu isi ngo abantu ntibabimenye. Haravuga ngo reka amasomo ni 20, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umuco, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Mu by'ukuri hano ni ukuvuga ko Yesu ni umuco, kandi abamumenye bagendera mu muco, abamumenye bakorera mu muco. Aho abataramumenya bagendera mu mwijima. Niyo mpamvu banga kuza mu mucyo kugira ngo ibyo badakora bimenyekane. Mwemere Yesu aze muri mwe. Yesu naza muri mwe muzakira umucyo, ibibi bizabavaho. Ntabwo nimuguma muri mwe ntabwo muzaba mwakemera Yesu. Mwemere Yesu, niwe muco. Yesu ni urukundo. Yesu iyo umufite ni amahoro, kuko we ni umucyo, kandi bizatuma ibyiza byanyu bigaragara kubera ko mufite umuco, kandi umuco ari we Yesu. Ijambo ry'Imana ribane namwe, ijambo ry'Imana ribaganze. Murakoze.